ndeka Sandra, ndeka pe, uze wayimi igihe cyose nirukanye nari nzi ko iki kizami cyonyine aricyo kinyoroheye mu buzima. Numvaga akazi nakabonye of course ko ndabona ko ibintu byose turi gukora byoroshye, ariko ngo ndatsinzwe nta nubwo nemerewe kuza gukora interview. Ubuse ndabigenza ute koko? Mbahaye ikaze mu nkuru y'urukundo, inkuru ya Jacques na Carine, abantu bakundanye mu buryo butunguranye ndetse bakundana urukundo rutangaje. Nge tugiye kubana ndi Isingizwe Edith. Mbibutse ko iyi ari Media Empire, aho tubagezaho inkuru zitandukanye zaba iz'ubuzima, iz'urukundo cyangwa izindi, tukabagezaho ubusobanuro bw'amazina ndetse n'imyitwarire y'abantu bitewe n'amazina bafite, tukabagezaho ibyegeranyo ndetse n'ibindi bintu byinshi baba mwadusabye kubagezaho. Tudatinze rero inkuru yacu tuyitangira ahantu muri kampani ubona ko hari abantu benshi cyane, hamwe utamenya umukozi n'umukoresha cyangwa se abandi baje kuhasaba serivisi runaka. Mu kanya gato haza umusore muremure wirabura afite laptop mu ntoki, akabwira abantu bari hafi aho benshi ati ndabona mwamaze kwambara, nizere ko mwese mwiteguye, mu kanya gato turaba dutangiye, ntihagire uza kubura cyangwa se uza kuvuga ko atari yitegura. Muri ako kanya ikimara kubibabwira ahita yinjira mu umuryango wanditseho Office 1 cyangwa se 1, hanyuma akahita asuhuza umuntu urimo ati bosi, ibintu byose byamaze kujya mu buryo, n'abagiye gukoresha ikizami bamaze kwitegura. Wa mu bosi ati nta kibazo, nanjye ndaje nerekeza aho ngomba kuba ndi. Ikindi kandi nk'ibisanzwe ntihagire umuntu umenya cyangwa ubasha kumenya uwo ndi we, nta nubwo nifuza ko hagira umbona. Wa musore ati yego bosi, ntabwo nakangiza amategeko yawe. Hanyuma ahita ahaguruka, n'undi nawe akaba arasohotse. Wa mubosi akaba yerekeje mu kindi cyumba cyanditseho control room, icyumba tuzi twese ko gikunze kuba kirimo amakamera cyangwa se ariho barebera amashusho y'ibibera ahantu runaka, baba barashyize amakamera, ibikorwa byose bibera aho hantu. Wicaye muri icyo cyumba akaba ari kubigenzura. Hanyuma wa musore muremure wirabura asubira hanze ati mu kanya gato, mu minota nk'icumi iri imbere, nimwumva inzogera ivuze, abagiye gukora ikizami cya pratique murinjira muri room ya 3, hanyuma abandi mugiye gukora icyo kwandika namwe murinjira muri iriya room ya 4. Bose bati yego turabyumva. Muri ako kanya hahita haza umukobwa ubona ko ari muremure ariko bidakabije, umukobwa w'inzobe unanutse, hanyuma akaza umeze nk'utarwiyambitse, akagera wa musore muremure ati mwaramutse neza, nanjye ndi mu baje gukora ikizami, mwamfasha nanjye nkabona imyenda yo kwambara. Wa musore aramwitegereza ati nta soni, uzi yuko ukinisha ikizami, izi saha ni sangahe, abandi bamaze isaha bategereje, nawe nibwo uri kuhagera. Ati harabura iminota itagera mu 10 ngo dutangire ikizami. Niba urakora pratique, egera uriya mukobwa uri hariya akwereka imyambaro wambare. Hanyuma Carine ati munyihanganire ni ukuri rwose nari nabuze imodoka, biba ngombwa ko igeraho ikerewe. Wa musore ati uzi ko usekeje, igihe wabuze imodoka se ugomba kujya kubura imodoka, wafata na moto, uzi ko ukinisha ikizami, wari ubanza udakeneye akazi kandi abantu benshi hano bakeneye akazi, rero utabonetsemo abari hano ntibabura bagakora.
hanyuma Karine ati ni ukuri munyihanganire ntabwo nari kubona amafaranga ya moto, mbese ni birebire munyihanganire ntabwo nabyerewe mbishaka. Wa musore ati ahubwo uri kuvuga byinshi by'ubusa wakabaye wageze aho wambarira. Ubwo Karine ahita agenda akajya kwambara nk'uko abandi bari bambaye, ubona ko ari imyenda isa nk'aho ari iy'abantu bambara bo mu gikoni abateka. Hanyuma nawe akaza yambaye. Mu kanya gato inzogera ikaba iravuze, abantu bose bakerekeza mu byumba bagiye babwirwa kwinjiramo. Na Karine abagiye kwinjira, hanyuma bamara kugera mu cyumba wa muntu wahoze ababwira kwitegura akongera akababwira ati mwese murasabwa kujya aho muri bukorere, buri wese na nimero yafashe akaba ariho ahagarara, hanyuma mu minota 5 muraba musonewe kuba mwatangira gukora. Ubwo hagati aho haba hari abandi bantu 2 bahagaze muri icyo cyumba. Wa musore akababwira ati nizere ko murakora akazi neza, supervision muyikore neza. Ubwo byumvikane ko ari bo bari bagiye gusupervise icyo kizami. Hanyuma wa musore agasohoka akajya no mu kindi cyumba cya kane, aricyo bavuze ko abakora ikizami cyanditse barakoreramo. Yarangiza akegera uwari urimo ati nawe uhagarikire aba bagiye gukora ikizami neza. Nawe ati yego ndabikora neza cyane. Inzogera yaravuze batangira gukora. Nyuma y'isaha n'igice bari bateganyijwe ko baza gusohoka, hanyuma bakajya hanze bagafata akaruhuko, bakongera bakinjira bagasubukura aho bari bagejeje, bagakora n'ibyari bisigaye kugeza aho bagejeje ku mabwiriza bari bahawe. Muri cya cyumba cya control room wa mu boss wari urimo ababaza usanzwe uhakora yitwa Sam ati Sam, urimo kubona kuntu bari abantu barimo gukora? Sam ati yego ndabibona. Ati urabona bari gukora bitandukanye cyangwa bari gukora mu buryo bumwe? Sam ati ndabona bitandukanye. Ati bamwe barakora bafite umuhate mwinshi ariko abandi urabona utamenye ibyabo. Boss ati ndabona wabonye ibyo nashakaga kukubwira nanjye kandi nabonye. Boss ati ese ari umukozi ukorana umuhate ariko akaza kuguhereza ibintu bitameze neza, cyangwa se urugero kuri bari bari guteka akoranye umuhate ariko akaza kuguha ibiryo ukumva ntubyishimiye ntibiryoshye, ari na wa wundi ukora atabyitayeho ariko akaza kuri buguha ibiryo ukumva biraryoshye, ni uwuhe mukozi wakoresha muri abo 2? Sam ati ndumva nakoresha wa wundi uramereza ibiryo biryoshye kuko ntabwo narya ibiryo bibishye kandi hari abakeneye cyangwa se bashoboye guteka ibiryo biryoshye. Boss yarasetse ati burya se ni kuriya murokirita abakozi mukoresha hano? Ntabyo namenye kuva na mbere, ariko niba ari uko bimeze byambabaza. Sam ati kubera icyo uvuze gutyo? Boss ati rero buriya njye amategeko yanjye cyangwa se principle ngenderaho, ntabwo numva ko nakoresha umuntu udafite umuhate cyangwa ubushake mu gukora, ahubwo nakoresha wundi ufite ubushake, nubwo yaba atari bume ibyo kurya biryoshye cyangwa se atari bunzanire result nziza mu byo yakoze, gusa numva ko ari we nakoresha kuruta gukoresha wundi urakora afite ubunebwe ngo nuko ari buze kunzanira ibiryoshye. Ati impamvu nta yindi ndayigusobanurira. Ati buriya nka bano bakozi turi gukoresha ikizami, aba bashaka akazi, umuntu uri gukora cyane nka bari abahungu 2 bari muri side y'ubumoso n'uriya mukobwa begeranye, urabona ko bafite umwete rwose, bari gukora ibintu byose neza ubona babishyizeho umutima. Ati byaba byiza rero baje kumara kubikora tugasanga n'ubundi ibyo bakoze bimeze neza, ariko bibaye bitameze neza nabwo njye numva nta kibazo
kubera ko umukozi wazanye afite umuhate mu gukora, aba afite n'inyota yo kumenya ibintu runaka. Rero mu gihe gito cyane birashoboka rwose ko yaba yamenye gukora byose ndetse akabikora neza uko ubishaka. Ati uwo yandutira wa wundi wabikoze neza ariko akabikora abikoranye ubunebwe. Sam ati bosi uzi koko ko ari byo, urabinsobanuriye nanjye ndabyumva. Ati ariko ubushize ubwo twahitagamo abakozi ntabwo twabigendeyeho, ahubwo twagendeye ku byo nakubwiye mbere. Mu kanya gato inzogera yaravuze maze barasohoka mu byumba bakoreragamo, gusa bakoraga ikizami cyo kwandikaho bakomeje gukora. Abakoraga icya puratike barimo gutunganya ibyo guteka nibo basohotse. Wari ubahagarariye ababwira ko habura iminota 10 ngo bongere basubire mu byumba bakoreragamo, hanyuma bagakomeza ibyo bakora bakari buze kugera ku musozo w'ibyo bababwiye gukora. Ya minota 10 yararangiye nayo barongera barabasonera basubira aho bakorera. Barakomeza barakora, barateka, bakata inyanya, bakata amakaroti, abahanagura ibyombo byoza, byose mbese buri wese akora ibyo ubona byenda gusa n'undi ariko batabijyanirana mu gihe kimwe, kuko ntabwo bumva bose bari banganyaga umuvuduko mu gukora, ariko ibyo bakoraga byari bimwe. Hanyuma igihe kiza kugera, nabwo bari bafite isaha n'igice, bamwe bamara gukora ibyo bakora bajya no gutegura ku meza bari bahawe guteguraho, abandi nabo bagakomeza bagakora. Wa mukobwa witwa Karine waje yakerewe nawe amara gukora ibyo bamuhaye gukora akajya gutegura. Mu gihe abarangije gukora bicaye ku ruhande bategereje ko ikizami basona amasaha yo kurekera gukora, Karine we asubira aho yakoreraga agatangira gutunganya ibintu byari bihari, ashyira ibintu ku murongo, ibitameze neza bishyiraho neza, yarangiza agafata n'ibitogeje akabyoza. Hari umukobwa wari hafi aho araseka ati ese muko uragira ngo turushe amanota ko mbona uri gukora n'akazi katakureba? Ati twebwe twari dushinzwe guteka no gutegura, ntabwo ibyo ngibyo by'amasuku bitureba, hari abandi babishinzwe. Karine ati mu by'ukuri njyewe nanga akajagari, iyo ndeba ibintu bijagaraye bitari ku murongo mba mbona bimbangamiye. Ati rero ntabwo ndi gukora ibi kugira ngo mbarushe amanota, ahubwo ndi kubikora kuko numva aribyo birampa umutuzo. Ati nuko ari igihe gito bibaye ngombwa ntanakora ibyanjye, aho nakoreye nkakora n'ahanyu, kubera ko kujya ahantu cyangwa se kuba nicaye ahantu hatameze neza birambangamira. Muri ako kanya bahita basona inzogera yo kuba basohoka bakarekera ibyo barimo gukora, ariko bose ubona basa naho bamaze gukora bategura. Hanyuma bahita basohoka, abandi ba supervisor nabo bakaba bagiye berekeza aho bateguye bya byo kurya byabo. Wa mubosi nawe asubira muri ofisi ye. Wa muhungu watangiye ahereza abantu amabwiriza muremure akaba yinjiye muri ofisi ya bosi nanone ati bosi nohereje abajya gusuzuma, hanyuma turaje tumenye ngo ni nimero zingahe cyangwa se ni izihe nimero zabashije gutsinda, hanyuma tubamenyeshe ko bazaza gukora interview. Bosi yahise avuga ati wanyemerera nkakubaza? Undi ati nta kibazo rwose wambaza. Bosi ati ndakubaza ikibazo nk'icyo nabajije mugenzi wawe. Asubiramo nk'ibyo abajije Sam kare, amubaza uburyo yakoresha abakozi ndetse n'uburyo n'ibyagendera ahitamo abakozi bakora akazi yaba ashaka ko bakora, bijyaniranye n'uko bakoraga mu gihe babarebaga. Hanyuma ntabwo yatindiganyije mu kumusubiza, ahubwo yamusubije igisubizo nk'icya Sam, amubwira ko nawe yakoresha uwamuhaye ibyo kurya bimeze neza. Hanyuma bosi nawe amusobanurira nk'ibyo yasobanuriye Sam, anamusaba ko bagendera kuri ibyo.
ariko ndamubwira ko bigoye kubera ko ntabwo babyitayeho cyane, ahubwo bari bategereje kureba final result cyangwa se kureba ibyo kurya bari butegure ku munota wa nyuma. Bose arababwira ati mu by'ukuri ntabwo mbyanze, ariko nanone ubutaha iri kosa ntirizongere kubaho, ntimukarebe ibya nyuma gusa ahubwo mujye mureba n'aho umuntu yatangiriye. Arongera ati kuba narafashe gahunda yo kuzajya njya muri control room nkajya kubyigenzurira nuko ari byo nifuzaga ko bizajya bibaho, kuko amatora y'ubushize muhitamo abakozi nabonye ko bitagenze neza uko nabyifuzaga. Mu kanya gato wa muhungu muremure aba asohotse akajya kureba abari gusuzuma ibyaha byo kurya bateguye, hanyuma bakamuhereza urutonde rw'abantu bagomba gukomeza. Babahamagaza muri sale bakajyayo bakajya kumva abantu bazaza gukora interview. Bahera ku wa mbere basoma bakanavuga ko watsinze cyangwa watsinzwe. Uwatsinze bakamubwira ko azasubira gukora interview igihe bamuhamagaye, hanyuma uwatsinzwe bakamubwira ko ubwo birangiriye aho, azagerageza amahirwe mu kindi gihe cyangwa se n'ahandi. Hanyuma Carine bamugeraho bakamubwira ko yatsinzwe. Bakimubwira ubona ko ahindutse amarira mu maso, akatangira gutekereza mu mutima ati kubera iki, atari ko n'ubundi ntabwo nzi guteka ndabizi, ariko nanone bitewe n'ukuntu nari nakoze numvaga ntari butsindwe. Ibyo nibyo yibazaga mu mutima. Muri ako kanya bamara gusoma abantu bose bagahita bababwira bati mujye gukuramo iyo myenda babereke ubwogero, hanyuma abakeneye koga mwoge musubire mu myambaro yanyu mutahe, abatsinze bazabahamagara muze gukora interview. Ubwo bose bahita bagenda, ariko Carine agahita yirukanka akinjira mu muryango wanditseho ofisi 7, arangiza akawufungura yihuta akawukubitaho cyane. Uwari urimo arikanga ati what, uzi ko nkanze? Nta soni, urabona ukuntu winjira nta discipline? Carine ahita aturika akarira ati ntabwo wabyumva Sandrine, ntabwo wabyumva, ubu ndababaye, ntabwo n'ubu nari nabyumvisha ukuntu nsinzwe. Sandrine ati ntabwo bishoboka, byagenze bite? Sinari nzi ko uratsinda. Carine n'amarira menshi ubona kwiyakira byanze, akabwira Sandrine ati ndumva isi nyikaragiyeho sinzi uko ndabigenza, ati numvaga aya mafaranga nzakura muri aka kazi ariyo nzakusanya kugeza njyanye mama kwa muganga, none koko ndabigenza gute Sandrine, ko uzi ko nta wundi muntu uzita kuri mama? Sandrine aramubwira ati mbabarira uceceke unasohoka ahangaha utahe, ndaza kukureba mu rugo tuvugane, utaneza abantu. Urabizi ujya gukora iki kizami twabigiyemo, duhimba ibyangombwa by'ibihimbano kugira ukundi uzi ukore, rero hatagira n'ugusanga hakamenya ko waje hano ari njye ukuzanye kandi biba bitemewe, nanjye akazi kanjye bakanyirukana. Ihangane bibaho, ndabyumva urababaye, ariko nanone nta kundi, nzakomeza ngerageze kugushakishiriza n'ahandi, kandi ukomeze kwihangana, nifatanyije nawe, urabizi ndagukunda, uri inshuti nziza kandi inshuti ziberaho gufashanya. Muri ako kanya Carine ahita asohoka ubona yababaye, amarira ku maso, ariko agahita yihanagura akiyumanganya. Hanyuma abakozi bose ubona batonze ku murongo bari kuri reception bakeneye amarangamuntu yabo ngo batahe. Wa muhungu wahoze atanga amabwiriza ahita yinjira muri ofisi ya boss nanone afite ya laptop ye mu ntoki, ati boss narinzaniye urutonde rw'abantu bemerewe gukora interview. Boss akareba ati none se wakegera hano nkakwereka? Yamubwiraga kwicara impande y'intebe ye, hanyuma hamwereka muri laptop ye ati urabona amashusho yafashwe kare, bano bantu babiri
b'abahungu n'uyu mukobwa bari begeranye baba bari kuri urwo rutonde. Wa musore ati ntabwo mbizi kubera ko abasupervise nibo babashije kumpereza uru rutonde, ati ariko hari amafoto bagiye batanga sinzi niba twayareba tukamenya ko barimo. Boss ati ndabikeneye byihutirwa nk'uko nabikubwiye, njye niboneye abantu bafite umuhate mu gukora, ndamutse nsanze batarimo rero wenda kubwo kuba batanze ibyo kurya bitameze neza ntacyambuza kubaha akazi kubera ko nabonye bafite ubushake bwo gukora. Wa muhungu ahita asohora amafoto muri envelope yari iri mu kabati aho ngaho, agahita agenda yitegereza buri umwe kubera ko byari kumwe n'ibyangombwa, bakareba n'amazina yo kuri urwo rutonde bamuhaye, bagasanga muri abo bahungu babiri harimo umwe usoza gukora interview, undi nawe ntawe urimo, na wa mukobwa witwa Karine nawe ntawe urimo. Akavuga ati ndabona abangaba aribo bagiye, uyu umwe niwe wenyine uzaza gukora. Boss ati nshaka ibishoboka byose mubikora ariko aba bantu bazaze gukora interview. Wa musore ati boss wadusabye gushyiraho abantu 12, muri abo 12 rero kugira ngo hazabonekemo kuko umubare 12 twasabye abazakora interview ku 15 kugira ngo 3 bazavamo, aba 12 bazaba basigaye aribo bazahabwa akazi. Hanyuma boss ati nta kibazo mwongeraho 2 babe 17 wenda muri interview ubwo bazavamo. Nk'uko nabikubwiye ngiye nkunda umuntu ufite umuhate mu gukora, ntabwo nkunda abanebwe. Ubwo muri ako kanya wa musore ahita afata ikaramu akongera amazina y'abandi ku rutonde harimo na Karine. Hanyuma wa boss agahita abaza uwo musore ati bamaze kugenda? Uwo musore ati bamwe bagiye ariko hari n'abandi bagitegereje amarangamuntu yabo kuri reception. Boss ahita asohoka akamubwira ati tunganya n'ibindi byose bibura, ubundi ejo uzatangire urushyire ku rutonde ibibazo bizabazwa muri interview, nanjye hari ibyo ngiye kwigenzurira ndaje. Wa musore asigara muri biro, hanyuma boss nawe agasohoka akanyura kuri ba bantu baje gukora ikizami. Nta n'umwe uzi umubosi waho n'umwe kubera ko n'abakozi baho bamumenya nyuma y'ukwezi bamaze kubarokirita, kuko bakora ikirori cyo kugaragaza uwo mubosi ndetse bakanagaragaza abakozi bakora muri iyo kampani n'ababa bagiye kuba babakorera muri ako kanya. Ubwo boss ahita asohoka akabanyuraho, agasohoka kuri gate akinjira mu modoka, hanyuma akajya ahitaruye ariko nanone hegeranye n'amarembo asohoka muri iyo kampani, akajya areba usohoka wese wari waje gukora ikizami. Mu kanya gato abona wa mukobwa witwa Karine anyuzeho, akamwitegereza cyane agacunga hari bunyure, akabona aramanutse hafi aho hari iduka, akabona yinjiyemo, agasohoka afite udufuka duto two mu ntoki bahahiramo. Hanyuma agakomeza kumwitegereza abona amanuka asa nk'uri gutenda. Byanze bikunze yari atashye kuko yari igihe cyo gutaha kandi n'ikizami yari yagitsinzwe. Abona ageze ahantu ku cyapa, arangiza agahagarara agatonda umurongo nk'abandi bari batonze bategereje ko bisi iza ngo bajyemo. Wa mubosi ahita asohoka muri ya modoka akamanuka yerekeza aho wa mukobwa ari ku cyapa, nawe yahagera agahita atonda inyuma y'uwo mukobwa akamwisuhurisha ati wiriwe neza. Karine nawe ati mwiriwe. Bose bakomeza batonze ntawe uvugisha undi usibye kumusuhuza byonyine, ariko mu kanya gato wa mubosi ati ibyo bintu ufite mu ntoki ntabwo biremereye, wabajya ubiteretse hariya imbere ukajya ubicunga ukareka komeza kubiterura mu gihe bisi yaba itaraza bikareka kukuremerera. Karine ati ntabwo biremeye cyane ariko ndakomeza mbifate nta kibazo. Umubosi ati nyamara inama nari nkugiriye niyo
wabishyira imbere ukajya ubihozaho ijisho. Karine aramubwira ati ntabishyiraho nkaza kurangara bakaba babitwara, ntabwo nabasha kubona ibindi. Wa mubosi abonye atari kumwumva ahita amubwira ati okay, zana mbigufashe noneho ureke guhagarara ufite ibintu biremereye kandi njye ndi umusore nabasha kubigufasha. Karine araseka ati ntabwo abantu musa neza gutyo ntabwo natuma mwiyanduza, mu by'ukuri hano harimo ibintu byatuma wandura. Mubosi ati oya nta kibazo rwose ndabifata. Karine barabimuhaye, undi nawe arabifata, bakomeza gutonda umurongo. Mu kanya gato bisi biraje, barinjira bicara ku ntebe imwe. Ubwo Karine ntabwo yari azi aho uwo muntu yaturutse, ariko mu by'ukuri uwo mubosi we aba yaje gutonda kuri uwo murongo akurikiye Karine. Hanyuma ahita amubaza ati ese ubundi bakwita nde? Karine ati banyita Karine. Ati uri kujya ahagana he? Aramubwira. Undi nawe yikomereza areba muri fone. Karine nawe yari afite telefone nawe arebamo, ariko ahita yisinya asa nk'uwibitse umutwe ku bibero. Wa mubosi amumunga ku ntugu ati Karine urimo urasinzira aya masaha? Waza gusinzira bakakurenza aho uri buvire mu modoka? Karine ati ntabwo ndimo gusinzira ahubwo ndumva nameze neza, umutwe uri kundya. Umubosi ati umutwe waba watewe n'iki? Waba wiriwe mu biki byatumye urwara umutwe? Karine akamubeshya ati ntabwo nigeze nduhuka, nakoresheje imashini cyane niyo mpamvu numva umutwe uri kundya. Gusa mu by'ukuri abamubeshye kuko aho baba bagiye nta mashini aba banakoresheje, ahubwo ni uko badashaka kumubwira ibyo avuyemo. Hanyuma akanamubwira ati ko mbona amaso yawe yatukuye, byaba byagenze bite? Karine ati akenshi iyo umutwe uri kundya wari uw'amaso, niyo mpamvu buriya nayo yatukuye, ariko mu by'ukuri yari yareze akaba ariyo mpamvu amaso yari yatukuye. Bakomeza kugenda, hanyuma uwo mubosi akamubwira ati wihangane ariko kandi uzajya ukunda kunywa amazi menshi, bizajya bigufasha kutaribwa n'umutwe. Karine aramubwira ati ntabwo nkunda amazi, ntabwo nyakunda pe, ndayanywa ariko nywa dukeya kuko ntayakunda. Bosi ati niba udakunda amazi se byibura ukunda kurya? Karine ati no kurya ntabwo mbikunda, mbirya numva nta apeti, njya kugira ngo mbeho mba numva nabishaka. Wa mubosi araturika agaseka akamubwira ati ni ukuri rwose biragusa, usa naho utarya kubera ko ukuntu unanutse bisa naho utarya, ariko ntabwo ari bibi kuba unanutse bigeze aha, gusa nanone uzajya urya unongereho byibura ubyibuhe kuruta aha ngaha gato. Karine ati nta kibazo murakoze. Barakomeza bakagenda, wa mubosi akamubaza ati none se uko mbona ukiri muto uriga? Ndakamubwira ati ntabwo niga ahubwo maze igihe kitari gito ariko nanone kitari kirekire nsoje kwiga yisumbuye. Ati ntabwo ari bibi. Barakomeza bakagera ku cyapa Karine yagombaga kuviramo, hanyuma agakomanga ku modoka ngo bahagarare. Karine akavamo, wa mubosi nawe agahita asohoka. Karine ati burya se nawe wari uje hano? Undi ati yego niho nerekezaga. Ati none ugiye hehe? Ngiye ko hano mu rugo ari hano hafi mageze. Wa mubosi ati hari umuntu nasabye akazi, yambwiye ngo nze duhure, bakanyemereye. Ati ni akazi ko guteka, ni ugutekera abazungu bagiye kumara amezi agera muri 5. Rero yambwiye ko nagenda nkajya mbikora. Karine yaraturitse araseka ati wowe usa gutya, wowe wambaye neza gutya, ugiye gukora akazi ko mu rugo? Wa mubosi ati yego ni akazi kose, ni akazi, nta mpamvu yo kugasuzugura. Ati kandi nari umushomeri, niyo mpamvu navuze nikajya kugakora. Ikindi kandi ni akazi ko mu rugo ariko ni mu bazungu, byanze bikunze bazampa amafaranga afatika.
ubwo Karine akomeza gutungurwa ariko agahita amubwira ati reka nigendere ndimo ndakererwa, ubu mama yabuze umutekera kubera ko ni njye njyenyine ugomba kubikora. Ahita amusezera akamuhereza ka gafuka, hanyuma akareba ku ipantaro ye aho yari yakegereje akabona handuye, agahita amuhamagara yihuta ati ndabigize mumbabarire, ndabona agafuka kanjye kabanduje, ntabwo nari mbigambiriye ni ukuri. Boss ati nta kibazo ni njye wabishatse, ntacyo bintwaye. Hanyuma Karine ahita amusezera akamubwira ko agiye, undi nawe agasigara ahagaze aho ku cyapa, ariko mu by'ukuri nta hantu yari agiye, ahubwo yari arimo aracunganwa na Karine. Mu kanya gato agahita abona Karine aho ari kujya, yinjiye mu gipangu kiri hafi aho, agahita avuga mu mutima we ati ndahabonye, byanze bikunze kuba hinjiye buriya ntihataha, niyo haba atari iwabo nzagerageza kuhamubariza. Wa mubosi ahita afata telefone agahamagara akabwira umuhungu yasize mu biro ati Jackson, wafata imodoka y'akazi ukansanga aha n'aha ukantwara ukangeza kuri kampani? Jackson ati imodoka yawe ntabwo wayigendanye. Boss ati oya, hari ibyo narimo, rero fata imodoka uzo ntware. Jackson ahita ajya gutwara boss akamusubiza kuri kampani. Hanyuma Karine nawe ageze mu rugo agenda afungura, ubona ko afite n'imfunguzo z'inzu, inzu ubona ko ishaje, inzu ubona ko ari ntoya irimo sima yasataguritse, ubona ko yasa agenda kubagwaho. Agahita yinjira mu cyumba agaturika akarira ati mama rwose ntabwo nifuza kukubwira iyi nkuru, ariko nanone ugomba kuyumva. Ati mama natsinzwe cya kizami, ariko agahinda ni kose ntabwo ndi kubyumva. Nyina ati mwana wanjye ihangane, ntabwo ari cyo cyonyine, uzabona n'ahandi. Karine ati ese ntabwo uzi neza ko ibi byose ndi kubikorera wowe mama? Nkeneye kujya kwivuza. Mama we agaseka ariko ubona ko nta mbaraga afite. Hanyuma akamubwira ati mwana wanjye, nubwo wabona akazi uzirwaneho, ni ukugira ngo uzagire ahazaza heza, naho ibyanjye byo kunjyana kumvuza rwose ntabwo byakorohera, kubera ko urabizi ntabwo wabona amafaranga njyana hanze. Karine ati mama winshi intege, ariko ndabizi neza ko njye nzabigeraho. Muri ako kanya byumvikane ko Karine ari kumwe na mama we, bisa naho ari bo bonyine babana, kandi mama we yari arwaye, bisa nkaho akeneye ubuvuzi bwo kuvurirwa hanze y'igihugu, ariko nta bushobozi bari bafite. Ubwo muri ya kampani nabo haciyeho igihe bahamagaye abantu baza gukora interview, aho Karine yari ari yumva telefone irasonye, yitabye. Baramubaza bati ni Karine tuvugana? Karine ati yego niwe muvugana. Ati urasabwa kuza gukora interview hamwe uherutse gukora ikizami. Karine araseka ati mwibeshye rwose, njye bambwiye ko natsinzwe ntagomba kuza gukora interview. Undi ati yego turabizi, ariko byabaye ngombwa ko nawe ujya ku rutonde. Karine ati nibyo se? Yego, ahubwo ejo uzazinduke saa 2 uzabe wahageze, interview izatangira saa 3, utazongera gukererwa nk'ubushize. Karine ahita yishima akagenda akahobera nyina akamubwira ati mama, ngiye gukora interview, ndagerageza nkore neza kuko bangiriye icyizere barampamagara, ubwo sinzi uko byagenze, wenda nzabimenya nyuma. Bwarakeye Karine ajya gukora interview nk'abandi, aza no kuyitsinda kuko nabo bahise babasubiza. Hanyuma hajya muri ofisi Sandrine yakoreragamo, aramuhobera amubwira uburyo ki yatsinze. Sandrine nawe amubwira ko abyishimiye. Hanyuma ku munsi ukurikiye batangira gukora. Nyuma y'icyumweru yumvishe umuntu akomanze iwabo, hari kuwa 6 mu gitondo.
ariko nanone hasa nk'aho hatangiye gucya, agiye gufungura abona ni umuhungu ubona asa n'umuhungu ariko nanone usa nk'ukuze yaba nk'umupapa. Arangije aramubwira ati ni ubwa mbere twaba duhuye cyangwa dusanzwe twarahuye? Wa muntu aramubwira ati njyewe twarahuye, twahuriye mu modoka twaragendanye. Carine ati ndabibona, yego kuko ndabyibutse. Ati none se hano habwiwe n'iki? Undi ati cya gihe unsiga ku cyapa burya narabibonye, nabonye aho watashye, nifuje rero kugusura. Carine ati ni karibu iwacu. Ati amuha agatebe, ati mwihangane, izi nizo ntebe z'abashyitsi tugira. Yari agatebe ubona ko gasebetse rwose katameze neza. Aramubwira ati cyangwa se tuninjire mu nzu, reke kwicara hanze, ndabona ivumbi ari ryinshi ritaza kugutokoza. Hanyuma aramwinjiza, arangije aramubwira ati unyihanganire, nta byo kwakiriza abashyitsi mfite. Undi nawe ati humura nta kibazo. Ahita amubwira ati reka nkuhamagarire umubyeyi aza gusuhuze, ni mama mbana nawe twenyine, nta wundi muntu tubana, reka nze mubwira gusuhuze, ararwaye ariko araryamye arabasha kugera ahangaha. Carine yahise agenda abwira mama we yaza gusuhuza uwo muntu. Hanyuma aramubwira ati uyu ni inshuti twahuriye mu modoka, mbese yamubwira ibyabaye byose. Undi nawe ababwira ko yifuje kugaruka kureba umuntu bahuye. Carine ati uzi ko ntigeze nanababaza uko mwitwa? Undi nawe ati nitwa Cedric. Ati Cedric, hanyuma bamuganirira uburyo ki nyina arwaye, bamusabye kujya kwivuza hanze, hanyuma ariko akaba yarabuze ubushobozi. Wa musore ati birasaba igihe kingana iki cyangwa se ni iki gisabwa kugira ngo agende? Carine ati ese ubu ntabwo ubyumva we ko ari amafaranga yabuze, igihe icyo ari cyo cyose yaboneka yahita agenda. Ariko ndimo ndagerageza gushakisha akazi kiyongera kuko nabonye ejo bundi hari aho nakabonye ko guteka muri kampani, none ndashaka n'akanya nazajya nkora byibura ijoro, nkakora amanywa nijoro kugira ngo mbone ko nabona amafaranga ajyana mama kwa muganga. Umusore ati ese birashoboka ko ako kazi kaguha amafaranga amujyana? Ndetse nzakora ibishoboka byose niyo byantwara imyaka ingahe ariko azajya kwivuza. Nzasaba Imana ibashe kumurinda wenda kuba yamutwara ubuzima vuba, ariko icyizere ko nzamuvuza. Wa musore ati mwanyemerera se nkabibagiramo nkamwohereza hanze byose nkabimenya akajya kwivuza? Carine ati oya, byashoboka bite se cyangwa se byagenda bite? We ntiwambwiye ko nawe ukora akazi ko mu rugo bisanzwe? Undi ati yego ndagakora ariko kaba amafaranga menshi kuko ni abazungu. Carine ati ntabwo bishoboka, wowe wadufasha gute se? utuzihe kuba twarahuye gutyo gusa, nta mpamvu yo kugushyira mu bibazo by'umuryango. Wa musore ati nyamara nta kibazo, njye ndi kubikora kuko mbikuye ku mutima, ntawe ubimatirije. Carine ati niba ntacyo bigutwaye kandi ubishoboye ni ukuri nazakwitura. Sinzi icyo nazakwitura ariko nabihoza ku mutima nazakwitura. Hanyuma wa musore akababwira ati mumpereze uburenganzira byonyine, ibyangombwa no kugenda ndahita mbibagezaho byihuse. Baratungurwa bose bakumva ntibari kwiyumvisha ibiri kuba, ariko bakamwemerera. Hanyuma arababwira ati amasaha yagiye kandi hari ibyo ngomba kujya gutunganya mu rugo nkorera, reka nsubire gukora badasanga ntabikoze bakanyirukana. Ubwo ahita asezera akagenda, bose bagasigara bumiwe.
wa mubyeyi ati se mwana wanjye ko kuriya mwahuye gutyo gusa? Karine ati yego mama, nta handi twahuriye, kubera ko wumvishe ko nanamubajije izina rye, nta n'iryo nigeze nita kumubaza icyo gihe. Nari nifitiye stress, numva umutwe uri kundya kubera gutsindwa ikizami, rero ntabwo nari mbifitiye umwanya. Nyina ati wasanga ari umumarayika Imana itwoherereje, nta kibazo reka tumureke azabikore. Ubwo Karine nawe asubira mu byo yarimo. Mu minsi idatinze bakabona wa musore aje yazanye ibyangombwa byose, agahita anababwira ko bagomba kuzagenda, ariko nanone Karine agasigara akora akazi yari afite gukora. Ikindi wa musore akazashakira mama wa Karine uzajya kumurwaza, hanyuma igihe runaka byazaba ngombwa na Karine akaba yajya kumureba. Ubwo mama we yaje kujya kwivuza. Hanyuma kandi umunsi wo kwerekana abakozi bashyashya no kumenyesha abakozi bashya bosi wa kampani yabo ndetse n'abakozi basanzwe bakuramo abo bashyashya baje basanga, uwo munsi uragera. Hanyuma ariko mbere y'uko uwo munsi ugera, Cedric yajyaga aza n'ubundi aje gusura Karine, agakomeza kumumenyera ibyo akeneye, kuko yari yasezeranyije nyina ko azakomeza kumumenya akamwitaho ndetse azamufasha kuba yagera aho arwariye igihe biri ngombwa ko aboneka atari yasezererwa yakize. Ubwo umunsi warageze, ikirori kiragera. MC wari uyoboye icyo kirori, ibikorwa byose byamaze gukorwa, ibiberamo byose, bavuga ko hagezeho kwambikwa amakarita y'akazi, kuko baba barabakoreye amakarita y'akazi hariho amafoto yabo n'imyirondoro yabo. Hanyuma bavuga ko ari bosi wabo uyabambika. Ikindi hari keke nini cyane, bavuga ko igomba gukatwa na bosi wabo afatanyije n'abo bakozi bashyashya. Yahise ahamagara abo bakozi, nyuma yo kwivuga imigabo n'imigambi ababwira gusubira imbere bose uko bakabaye, buri umwe agahagarara hasize metero hagati y'undi, hanyuma bagasa nk'abenda gukora uruziga. Bose bari bafite amatsiko yo kumenya bosi wabo, kuko ntabwo bari bamuzi, bari banazi ko yicaye aho ngaho ariko mu by'ukuri nta wari uhari. Hanyuma MC akaba aravuze ati mumamagarire bosi mubwire ko byose byatunganye, umwanya wari ugezweho ari bosi wari ukurikiyeho. Hanyuma baramuhamagara kuri telefone bamubwira ko ari we ugezweho. Muri ako kanya baraje, kuko yari hafi, yari muri ofisi ye. Akinjira ntabwo ab'imbere bamenye ko ari we koko, ariko akinjira abakozi basanzwe bahise bahaguruka kubwo kumuha icyubahiro. Abari imbere nabo bahita bumva ko ubwo byanze bikunze ari we bosi bari bahamagaye, ariko Karine atungurwa no kubona ari Cedric. Arangije ati Cedric se nawe yaba ari mu bantu batsindiye akazi hano nkaba ntari mbizi? Ati se ko nta bizami biheruka, yaba yaratsinze ikizami ryari? Ibyo yabyibazaga mu mutima, ariko akongera ati ese nanone ko bamuhagurukiye yaba ashinzwe iki? Se yaba aherekeje bosi wa hano, ko bavuze ko bosi wa hano yitwa Jacques? Akomeza abyibaza. Mu kanya gato bosi amaze kugera imbere ahita afata mikoro ati nimwicare. Ubwo Karine mu mutima we ati Cedric yaba ari we bosi wa hano? Bishoboka bite ko basa? Ntabwo ari Cedric se? Bavuze ko ari Jacques, none hinjiye Cedric. None se Cedric ni gute yaba ageze aha? Ese yaba afite impanga akaba atarabimbwiye? Mbese wumva byamucanze. Mu kanya gato
ahita abasuhuza akavuga ati nitwa Jacques ndetse nkaba ndi nyiri kampani, ni njye bosi wa hano, utifuza cyangwa se wifuje ko mumenya mu gihe cy'ukwezi mumaze kumenyera akazi mwahawe, ariko niko bisanzwe ntabwo ari mwe mwenyine bibayeho. Ati rero muri uyu mwanya nari nzanywe n'ibikorwa gusa, ntabwo nzanywe no kuvuga amagambo menshi. Njyewe sinkunda kuvuga byinshi, mvuga bike ahubwo nkakora byinshi mu gihe gito. Hanyuma ubwo Carine agakomeza kumva byamucanze, nabona wagira ngo ari kureba filime ntazi ikijya mbere. Sandrine wa mukozi wari usanzwe uziranye na Carine w'aho ngaho, yari afite amakarita mu ntoki, ari we uri kugendana na bosi. Batera ku wa mbere bamuha ikarita, barebaga ifoto iri ku ikarita bakareba na nyirayo bakamuha, hanyuma bamara kubaha bose amakarita, bosi akongera agafata mikoro ati MC yanyegera, nkaba musubije mikoro ye, hanyuma nkagira igikorwa nikorera. MC yaraje afata mikoro, hanyuma bosi yegera imbere nanone aho babandi bahagaze, ajya imbere ya Carine, yatuje atera urutambwe ruto, urutambwe ku rundi, arangije aca bugufi arapfukama, kumwe bita gutera ivi, akora mu mufuka w'ipantaro yari yambaye akuramo impeta, ati will you mail me? Abantu bose barasakuza cyane, bavuza induru, bose ubona batangaye bumiwe, amagambo sinakubwira bongorerana basakuza. DJ nawe ahita ashyiramo indirimbo, birasakuza bakavuye sinakubwira. Mu kanya gato MC asaba abantu gutuza, hanyuma baratuza. Carine we yarebaga nk'utari hafi aho, yibaza ati ibi ni ibiki bijya mbere, sinzi ibiri kuba. Arangije bosi arongera ahamagara MC ati wanyegera ukanyegereza mikoro hano. Agipfukamye arangije MC arayimwegereza. Bosi ati Carine, ni wowe mbwira, uremera gushyingiranwa nanjye? Carine aho gusubiza araturika ararira ati ibi ni ibiki biri kuba, ntabwo ndi kubyumva. Wowe Cedric wasaze, uri mu biki? Hanyuma bosi arongera ati ntabwo nasaze, ndi muzima Carine, ikindi kandi ntabwo ndi Cedric. Byanze bikunze uri kuvuga Cedric, abantu ba hano bikabatungura, ariko nk'uko babivuze nitwa Jacques. Icyo ugomba kumenya, Cedric ni umwe mwahuye, niyo nshuti yawe mwahuye, ariko uguhagaze imbere anapfukamye imbere yawe ni Jacques. Ibyo ngibyo ugomba kubitandukanya. Rero mbisubiremo, Carine, uremera gushyingiranwa nanjye cyangwa se uremera kuzashyingiranwa nanjye? Carine biramurenga, agahita afata Jacques mu kiganza, ariko sitira ari kumwita Cedric kuko ari byo abazi. Hanyuma agahita amuyambira cyane, akamubwira ngo yes. Abantu bose bahita bavuza induru, bakasakuza cyane, bakavuga bati bishoboka bite? Ni gute batari baziranye ariko turi kwerekana abakozi ndetse n'abayobozi babo, bakaba aribwo bahise banamuterera ivi? Ni gute bosi utaziho gukunda, bosi tudasanzwe tuzi ibintu nk'ibi? Bose birabacanga.
hanyuma agahita afata mikoro nanone amaze kwambika impeta Carine akavuga ati ndabizi neza ko mwese mutari kwiyumvisha ibibaye ndetse mushobora kumva ari nk'inzozi ariko uko byabatunguye nanjye niko byantunguye gusa reka tureke kubyitaho ahubwo dukomeze ikirori cyacu ubwo bosi wabo ahita atumiza keke bakazana keke bakayikatana n'abakozi nk'uko byari byateguwe hanyuma Carine we aba akirimo kurira Sandrine akamwegera akamuhanagura ku maso barangiza ibirori byose bari bateguye bosi agahita yigendera kuko adakunze kuba ari kumwe n'abo bakozi nabo bagasigara basabana bisanzwe bamaze gukora ikirori kirangiye baratashye ubwo Carine yatahanye na Sandrine nk'uko byari bisanzwe bari basanzwe batahana arangije aramubwira ati wowe uri inshuti mbi ukaba ukundana na bosi ntumbwire Carine ati ni ukuri Sandrine ndarahira imbere y'Imana ko ntigeze nkundana nawe ikindi kandi ntabwo nari nzi ko ari bosi wanyu ndetse wanjye nk'uko nabikubwiye muzi nka Cedric ntabwo muzi nka Jacques Sandrine ati winjijisha ntabwo biriya bintu bishoboka Carine ati ni ukuri ntabwo wabyumva ariko nanjye uko wabibonye niko nanjye nabibonye ubwo bakomeza kuganira ariko bataha muri ako kanya telefone ikaba irasonye akabona ni Cedric umuhamagaye ariko mu by'ukuri aba ari Jacques yarangiza akitaba n'umujinya mwinshi ati hanyuma se nkwite Cedric cyangwa nkwite Jacques Jacques ati Carine ndakwinginze ntundakarire biragoye kubikumvisha ariko nanjye nta yandi mahitamo nari mfite ibya Cedric na Jacques turaza kubisobanukirwa mu kirori nateguye nijoro ndagusabye uzi kukibonekamo ni wowe nagiteguriye kirabera iwanjye ntabwo urahagera na rimwe niyo mpamvu nifuje ko uraza kuhagera ndasaba inshuti yawe Sandrine kuko ndabizi ko muri inshuti azi kukuzana kuko warahazi ubwo ntiyari azi ko banari kumwe hanyuma nijoro biza kugera bakajya muri icyo kirori yaratumiye bamwe mu bakozi bakorana ndetse n'izindi nshuti ze akongera akamuterera ivi bundi bushya akamubwira ati Sandrine uremera kuzashyingiranwa nanjye Sandrine ati yego ariko ndakwanze kuko uri umubeshyi nabwirwa n'iki biri kujya mbere nabwirwa n'iki byo uzankora nyuma yaha Jacques ati ndakwinginze winyanga kuko ndabizi ko nkunda nanjye ntabwo nari gutera ivi ntarabibonaga ko nkunda yego nta n'umwe wigeze ubwira undi ko amukunda ariko byanze bikunze abakundana biba bigaragara ati rero ndagusobanurira impamvu ya buri kimwe ubwo abantu bose bakomeje kwishima ariko basangira bari mu rugo rwa Jacques Jacques akabasaba kuba bari kunywa no gusangira baganira hanyuma agafata Carine akaboko bagasohoka hanze bakajya mu kajardin bakicara ku ntebe zarimo kugira ngo amuganirire buri kimwe Jacques afata umwanya akamubwira ati ni ukuri umbabarire ntabwo nifuje kubigenza muri ubu buryo ariko nanjye nabonye nta yandi mahitamo ikindi sinifuje kuguterera ivi byihuse muri ubu buryo gusa ibigiye kubaho nibyo byatumye mbikora ati mu by'ukuri nashatse kukubeshya uwo ndi we nuko nitwa kugira nzarebe ko uri umukobwa nahoze nifuza mu nzozi zanjye Jacques ati ubwo wazaba ukora ikizami cy'akazi nagukurikiye mbishaka nari mfite n'imodoka yanjye ariko nza gutega bisi kugira ngo nkubone nkumenye ikindi kandi ati kuba narakubeshye ko nitwa Cedric nuko nagira ngo niwumva umuntu bavuze witwa Jacques ari we nyiri kampani utazakeka ko yaba ari njye bitamo kukubeshya amazina yanjye
ati kandi akazi nakubeshye ko nkora ko mu rugo mu by'ukuri ntabwo ari uko ntagakoze ahubwo naragakoze kuko ntabwo nageze kuri iki kigero ndiho byihuse nahagize bimuhoye. Ati mu by'ukuri nta muryango ngira namenye ubwenge nisanga ku muhanda. Ati mama yageze kunyuraho avuye guhaha ndamwinginga ngo mutwaze, mutwaje tugeze iwe nanga kuhava ndamubwira mbabarira ungire umwana wawe. Araseka cyane ashaka no kunkubita, ndamubwira nti ni ukuri nushaka kunkubita ariko sinsubira ku muhanda, narambiwe kumba ku muhanda. Yahise yumva nta kundi yabigenza ahita nderana n'abana be ariko nkajya nguma mu rugo. Abonye ndi kwitwara neza ahita ndihira ishuri nigana n'abandi, ariko abana be bari bakuru kuri njye baza gukora neza bo bajya no kwiga hanze, njye nsigara aho ngaho meze nk'aho ndi umwana we ariko n'ubundi nanone nk'umukozi we. Nyuma yaho rero umugabo we yaje kwitaba Imana, hanyuma hari abazungu babafashaga baza kuza mu Rwanda bazamara amezi 5. N'ubundi rero uwo mukecuru ambwira kujya kubakorera akazi ko mu rugo, aribwo nahise njyayo rero nkakora mpembwa nk'abakozi basanzwe. Gusa uwo mukecuru ntabwo yigeze abigaragariza ko ndi umwana we. Baje kugenda rero ariko bagiye kugenda bamubwira ko bagiye kumutwara bakazanamuhuza n'abana be bakaba hanze. Hanyuma yaje kubabwira ko hari uwo babanaga ari we njyewe, bamubwira ko batapfa kuntwara kubera ko ntari mwanditseho nk'umwana we, sibyo kubyitirira gutyo gusa. Hanyuma ariko bamubwira ko yansigira imitungo ye, hanyuma we akagenda gutyo gusa bakazamenyera buri kimwe. Nuko yaje kugenda nanjye nsigara gutyo, nsigarana iyo mitungo ariko ntabwo yari isamaje. Nibwo naje kuvuga nti reka ngire icyo nayibyazamo hanyuma nzagira icyo nimarira. Naje kubaka iyo kampani rero kubera ko nari maze kumenyera ibintu byo guteka, mvuga nti nzajye nakira abantu bavuye hanze, abaje n'abakerarugendo byose, mbese kuko abonye kampani yacu ibikora. Rero kuba narakubeshye gutyo ni uko nari nzi ko nigeze kuba nabikora. Ikindi kandi narakubonye numva ndakwishimiye, sinigeze nkundana mbere hose, yewe nta n'ibyo nigeze njyamo, ariko sinzi impamvu nakubonye numva umutima urakwishimiye. None rero Carine, nifuje kuba nakwifashiriza nkagufasha, ntacyo nitaye kuko uri imfubyi. Nanjye nababajwe no kumva inkuru yawe ko umuryango uzi ari mama wawe nawe kandi akaba yararembye. Rero nihutiye kumuvuza kuko nifuzaga ko wamubura. Ati ikindi cyane kuguterera ivi byihuse, aba bazungu baramvugishije bambwira ko bifuza gukorana nanjye, bambwira ko ngomba kwimuka ariko kandi ngo nkimuka mfite umuryango ndi mariye, kandi ntabwo ntari mfite umugore. Ese mvuga nti rero reka nihutishe ubukwe hanyuma nzagende ndi mariye nk'uko babyifuza, ikindi sinzagenda njyenyine ahubwo nzajyana n'umuryango. Ati niyo mpamvu nihutiye kuguterera ivi kuko nanze kujya mu byo kubanza kukubwira ngo ndagukunda, warabibonaga ko ngukunda nubwo ntabikubwiye, ikindi kandi nanjye nabonaga ko byanze bikunze unkunda. Rero navuze nti reka nguterere ivi nta byo gutinda, ikindi ntabwo nshaka ko tuzakora ubukwe umubyeyi wawe adahari kuko ndamukunda, ni nk'umubyeyi wanjye nanjye. Ati ndifuza ko yazaza kuko baherutse kumbwira ko ari hafi kuza, naza tuzahita dukora ubukwe ndetse twese tuzahita tujyana. Ati Carine ni ukuri ndagukunda. Carine biramurenga agahobera Jacques, agashyira nk'iminota 5 amuhobeye, arangiza akamubwira ati Jacques birandenze, ndumva ntacyo mfite nakubwira, gusa mu by'ukuri nanjye ndagukunda. Jacques na Carine baje kubana nk'uko byari byateguwe. Nyina nawe yari yakize, bamwohereje yagarutse ataha ubukwe bwabo ndetse bagira igihe baza kujya hanze. Nuko urukundo rwabo rurakomeza kugeza na n'ubu bakaba bari kumwe.
ndabashimiye kuba mwakurikiye iyi nkuru y'urukundo, inkuru ya Jacques na Carine, aho bakundanye mu buryo butunguranye ndetse bagakundana urukundo rudasanzwe. Mbibutsa ko yari Media Empire, aho tubategurira inkuru zishingiye ku byabaye cyangwa se impimbano, ariko tugendeye ku bisanzwe bibaho. Hanyuma tubibutse ko iyo ukeneye ko inkuru yawe yaba ari iy'ubuzima, y'urukundo cyangwa se ibindi, ukeneye ko hari icyo yafasha abadukurikira cyangwa se yafasha abatuye isi, uratwandikira muri comment ukatubwira, ukaduha aderesi yawe cyangwa se uburyo ki twakubonamo, tukaba twakugeraho, ukatubwira inkuru yawe, hanyuma tukaba twayigeza ku badukurikira kuko hari ikizabamarira. Ikindi kandi ubaye wifuza kutwungura ibitekerezo cyangwa se ukeneye ibindi wadusaba twajya tubagezaho, watwandikira nabwo muri komenti ukabitubwira. Tunabasaba gukora like ndetse na share, mubisangiza abandi kugira bigire icyo bibamarira. Tubibutsa ko mu rwego rwo gusigasira ababa bifuza ko izi nkuru zabo yari inkuru mpamo, badashaka ko hari abamenya ko kuko ubwo buzima ari bwo bwabo, tubahindurira imyirondoro ndetse tugahindura ibintu bimwe na bimwe byatuma batazapfa kumenya abo ari bo. Ikindi kandi tunabafasha namwe kugira inyigisho tubaha mwakuramo zabagirira akamaro. Mwakoze kubana natwe muri iyi nkuru y'urukundo. Nge twari kumwe, ndi Isingizwe Edith. Ntimuzacikwe n'inkuru tuzibagezaho ubutaha. Ndabashimiye cyane.